tuguhaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda hano kuri Mahuku. Itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Bwira mugenzi wangu itorero n'umuryango. Itorero n'umuryango, ariko wanamubaza ati si muyu muryango umumaro wawe nuwuhe? We bimubaze nta kibazo. Ntago urabumucyuriye bimubaze. Muyu muryango umumaro wawe nuwuhe? Muri uyu muryango, itorero n'umuryango. None muri uyu muryango umumaro wawe nuwuhe? Nuwuhe? Ariko ko mutari kubivuga ndi kubona muri guseka gusa. Oya bibaze mugenda kandi nawe bikubaza nawe bimubaze nyine. Uyu ni umwaka ukomeza koreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho. Tubankore bandero nkande Agidiyoni. Bivuze ngo ni umwaka ibikorwa byacu bigomba kuvuga kurenza iki? Amagambo, kuko Uwiteka yitege kudusubiza agaciro, kutugwiriza gukomera no kugira ute? No kutwubahisha. Imana izubahisha abari ku murimo wayo. Haleluya. Gira mugenzi ngo Imana izubahisha abari ku murimo wayo. Tugiye kuganira amagambo, ariko mbere yuko tuganira kugira ngo mbwira abashyitsi yuko hano kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda tugira gahunda yuko twiga igitabo ku gitabo, igice ku gice, umurongo ku murongo, tukasobanukirwa Bibiliya ko twaje gusanga ko ijambo ry'Imana ari ryo dukeneye, tudakeneye ibitekerezo by'iki by'abantu. Tweze wenda harimo abaraza kubyibuka, hari igihe tweze gufata igihe twiga igitabo cy'Abakorosayi, ariko tumaze kugira abantu benshi cyane baje nyuma tumaze kwiga icyo gitabo. Niyo mpamvu uyu munsi twongeye gusubiramo igitabo cy'Abakorosayi. Abariza muri English service babonye ko twongeye twaragitangiye icyo gitabo. Mushumba amaze gukora series ebyiri. Uyu munsi tugiye gutangira igitabo cy'Abakorosayi nanone, ariko nzi ko dufite abantu benshi cyane. Twiga igitabo cy'Abakorosayi, abantu bari bahari bazamura ibiganza ndebe. Abari bahari twiga igitabo cy'Abakorosayi, ndabona nababara, urabona atari bake. Abatari bahari nibo benshi. Niyo mpamvu rero ari byiza ko dusubiramo inyigisho zirimo iki gitabo ko ari nziza cyane kandi zikenewe muri iyi minsi turimo. Mbere yuko rero uyu munsi dusoma cyangwa twinjira mu ijambo, hari ibibazo cyangwa si imyumvire ngira ngo tumanze turebe bayinshyiro hariya. Umwuka niwo Yesu yaje gukiza, kuko umubiri uzapfa. Nibyo cyangwa nagwa ari byo? Nibyo, yego. Imana yita ku by'umwuka, iby'umubiri ntacyo bimaze. Nibyo cyangwa nagwa ari byo? Nibyo. Oya nibyo. Nta kintu tuzajyana mu ijuru keretse umwuka. Nibyo? Cyane ko nabirivuga ngo umwuka usubira kwa utaze. Nibyo cyane nagwa ari byo? Nibyo. Ibyisi byose ni ubusa, bityo dushake iby'ijuru. Sibyo? Sibyo ra? Bari gushaka gusubiza. Oya nge munyemere niba ari byo cyane batari byo. Yesu yarababajwe, natwe tugomba kubabaza uyu mubiri kugira ngo ubugingo burokoke. Sibyo ra? Sibyo? Nakosaba abantu none aho ko hoyibaye nyinshi. None se ubwo ko hoyibaye nyinshi tugeze hari kandi ibindi byose mwabyemeye. Abazi ubushakashatsi ubwo mwatsinzwe. Dayimoni n'ibibazo bikomeye bikurwaho no kwiyiriza ubusa cyane mu butayu. Sibyo se? Kandira. None zibazo bivaho gute? None se umugabo yakunaniye, ubukene bwaje, washatse akazi, hasi kujya mu butayu se? Ugakubita ayi minsi ngahe? 3, 7, 4, 40. Kandira. Murakoze, bira bibazo turaza kubigarukaho. Reka tugende uyu munsi tugiye gusoma Abakorosayi. Turasoma duhere ku murongo wa mbere, igice cya mbere tugeze ku murongo wa 13. Abakorosayi turasoma igice cya mbere umurongo wa mbere tugeze kuri 13. Uyu munsi tugiye kureba umukristo uri muri Yesu neza. Paulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, na Timoteyo bene data, abandikiye bene data bo muri Kristo bera bo kwizera bari i Korosayi. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese. Dushima Imana se umwami wacu Yesu Kristo, uko tubasabiye iteka ryose, kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu, mwizeye Kristo Yesu n'urukundo mukunda abera bose, kubw'ibyiringiro by'ibyo mwakiriye mu ijuru, ibyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri ku butumwa bwiza,
bwabagezeho namwe nk'uko bwageze no mu isi yose kubera imbuto bugakura nk'uko no muri mwe bwazeze uhereye wa munsi mwumviyemo mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri nk'uko mwigishijwe na Epafura umugaragu mugenzi wacu dukunda wababereye umukozi ukiranuka wa Kristo wo kubagaburira ibye kandi watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'umwuka nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu mumunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose mukihanganana ibyishimo mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Amen. Ni amagambo menshi dusomye uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira turebe ku mukristo uri muri Yesu neza. Niyo ari umutwe w'ikigisho cyacu ariko intego nyamukuru tugomba kuzirikana twese tugafata uyu munsi nuko kwizera urukundo ibyishimo bibonerwa muri nde muri Yesu usumba bose nabyo na byose. Ibyo bintu bifate neza, kwizera urukundo n'ibyishimo bibonerwa muri Yesu usumba bose na byose. Aya magambo kwizera ibyishimo n'urukundo Paulo yabivuzeho cyane mu bitabo byinshi mu nzandiko nyinshi zitandukanye, kuko mu mbuto z'umwuka ni ingenzi cyane, ariko ageze mu Bakorinto yavuze ngo hagumyeho ibyiringiro kwizera n'urukundo, ikiruta ibindi ni iki? Abasoma Bibiliya yavuze ko ikiruta ibindi ari iki? Ari urukundo, kuko udakunda atazi iki? Imana. Aha impamvu ari kuvuga biriya bintu ni ikintu gikomeye cyane. Iri torero ryari itorero ryashinzwe, twabonye ko Ikorosi hari muri Aziya y'Amajyepfo, icyo gihe hari mu bwami bw'Abagereki, ariko ibice bimwe muri Turukiya, kandi hari ahantu hagendwa cyane kubera ubucuruzi, ariko imyemerere n'imyumvire n'imyizerere yaho hari haganjwe n'imyizerere y'Abagereki cyane, ko icyo gihe Abagereki nibo ururimi rw'ikigereki niko rwakoreshwaga, nk'uko uyu munsi ku isi ahenshi ururimi rukoreshwa cyane n'iki? Ni Icyongereza. Kandi the language is the vehicle of the culture. Ururimi rusakaza umuco. Uko ukoresha ururimi rw'abantu usakaza n'umuco wabo. Kugira ngo ubyumve neza kuntu bikomeye, urugero mu Cyongereza umuntu avuga ngo Messi is my idol. Philippe nuzi Icyongereza. Messi or Cristiano is my idol. Mu Cyongereza nibyo? Yego? Bivuze iki mu Kinyarwanda noneho? Cristiano is my idol mu Kinyarwanda, ariko mu Cyongereza abantu barabivuga. Umuntu akavuga ngo he's my idol, c'est mon idole en français. Urumva ibyo iyo bivuze mu Cyongereza abantu bumva nta kibazo, ubishyize mu Kinyarwanda rito wumva ikibazo. Uvuze ngo Cristiano ni ikigirwamana cyanjye, mu Kinyarwanda wabivuga? Ariko mu Cyongereza abantu barabivuga. Kuko ni ururimi rw'abandi, ariko urumva no kuvekira umuco wabo. Aha rero impamvu mbahaye urwo rugero ni urugero rw'imyizerere y'itsinda ry'Abagereki, Abanositi. Nabuze ijambo mu Kinyarwanda niba turabita ngo ni Abanositi niba ari iki, ariko bari abafilozofi bari bafite imyizerere n'imyemerere ivuga ko Imana yaremye kera, yaremye umubiri ari mubi. The matter is evil. Umubiri ni mubi,
umubiri uzarimbuka, umubiri ntacyo umaze, ikifite akamaro umwuka. Kandi Yesu aza mu isi n'impamvu yambaye umubiri gusa kwari kugira ngo abone uko aza gukiza imyuka y'abantu bafite nose, y'abantu bafite ubwenge bwo kuvumbura ko umubiri ari ubusa uzapfa ukabora, bityo batagomba kwita ku by'umubiri, bagomba kwita ku by'iki? Ku by'umwuka. Rero cyaje natangira kubaza ibibazo, nahere ku byoroshye, ngeze hasi mutangira kuvumbura uburyo benshi hano mwayobye. Harimo abantu bayobye bemera ko umubiri ari ubusa, ntacyo ugize ute, ntacyo umaze. Iyo bibwiriza abantu hano baza barabwiriza, uyu mubiri uzabora, ntukasiga umubiri di, ntukambika umubiri di, ntukagire iti di, urawambika, urawugaburira, ariko uzabora. Izo nyigisho ni bangahe hano bafashwe nazo? Umva vuga, babwire, bivuge, babwire ngo umubiri uzabora. Umubiri ni ubusa, ariko please, Yesu yarapfuye azuka niki? Umubiri. Nitunapfa tuzazuka, tuzambika umubiri, uzahindurwa, yego uzambirwa undi, ariko tuzazuka niki? Umubiri. Tuzahagara imbere y'Imana twambaye iki? Umubiri. Kandi ikindi, uyu mubiri, Bibiliya Paulo burya abantu bafata gace, Bibiliya avuga udakora no kurya nakagira ute? Uzakoresha iki? Uzakoresha iki? Umubiri. Hano rero niyo mpamvu tugomba kugaruka, kuko iyi nyigisho yarigishwe cyane asakaza muri Afrika. Hari umugabo umwe abatheologian bajya bijya impaka, ariko babyemera batabyemera byarabaye. Bavuga ko Leopold agiye kohereza abamisiyoneri muri Afrika, disikuru ihari, bamwe bavuga ngo niwe, abandi si we, ariko disikuru ihari. Abwira abamisiyoneri ati muzagende mwigishe abanyafrika yuko ubwami bw'ijoro bw'abakene, mubigishe ko ubwami bw'ijuru ari ubw'abakene, bityo basenga Imana cyane kugira ngo bazajye hehe? Mu ijuru, ntibagende bashaka iby'iki? Iby'isi. Kabiri, muzabigishe korora, muzabigishe korora inkoko, ihene n'iki, ariko ntibazamenye kurya inyama n'amagi. Bo bazorore, ariko inyama ni icyaha, amagi oya, ibyo ntibazarebeho. Bagomba kubijyana bazarimbuka. Abo bakire bari gushaka iby'isi, abari bazabirya bazarimbuke, ariko abari gushaka ijuru bo ntibazarya inyama, bazibabaze, bazasenge. Aha hanze muri Afrika amatorero na muvoma zifite abayoboke benshi, nibyo bita the Pentecostal and Charismatic movements, kuko nibyo bigisha abantu yuko ukwiye kubabara, ukwiye gusenga cyane, ukwiye gushaka ubwami bw'ijuru, ukwiye nyine. Kandi umva, bafata gace gato ko muri Bibiliya bakagashingira inyigisho y'ubuyobe. Aba rero nibo bari hano muri uyu mujyi wa Korosi, bigishaga abantu yuko bagomba kwibabaza, bagomba kubabaza umubiri kugira ngo roho yabo igire ute? Izakizwe, bazabona ubugingo. Bakigisha abantu uko iby'isi ntacyo bigize ute? Ntacyo bimaze, n'ubundi bizarimbuka. Ni it's just those are matter, ni ibintu bifatika bya physical. Ikiri important ni umwuka, kuko umwuka ari wo w'ingenzi. Nibite ku by'umwuka, iby'umubiri babireke bizarimbuka. Bityo bikagera naho bamwe kubabaza umubiri ntabwo ari icyaha. Bamwe bakagira imihango yo kwikebagura, kwikorera amabuye, kujya mu masenga gusenga, kurira imisozi. Haza icyo bita ascetisme mu Kinyarwanda, sinzi ukuntu twavuga ko ni nko kwibabaza ngo Imana ikweme. Ukajya saa 9 z'ijoro mu mazi, ukamara iminsi 7 utarya, mbese ukambara nabi. Ntiwite ku mubiri, kuko uyu mubiri uzagira ute? Uzabora. Kandi ubwo nta karongo ko mubiri umuntu yuriyeho akavuga ngo umubiri uzabora. None ntamenye icyo bishatse kuvuga, ahita batoke, kuko umubiri uzabora rero nta mpamvu yo kuwitaho, nta mpamvu yo kuwugaburira, ni ukuwubabaza. Ahubwo none roho izagira ute? Izajya mu ijuru kugira ngo none ikizwe. Iyo myumvire yarakomeje igera naho mu kihe cya 15 havamo n'indurugenshya n'ibindi, ariho habaye na reforme Protestant baravuka. Ariko ikibabaje nuko na n'isaha iyi myumvire hari ahantu uzayisanga, ugasanga n'umuntu wicaye hano nawe iyo myumvire ayifite, aziko umubiri ntacyo ugize ute? Ntacyo umaze. Hari ababyeyi ngo umubiri ntacyo umaze. Niba umubiri ntacyo umaze, abagabo bari hano bashatse abagore muzamura ibiganza hejuru. Rero mumbwire impamvu mwabashatse. Kuki mwashatse abagore rero niba umubiri ntacyo umaze? Ubwo icyo gihe abagore ntabwo twari kubashaka.
niba umubiri ntacyo umaze, aba bantu baje hano bambaye utwenda twiza, mwiyitayeho, wagira umusatsi utawugira, agatenge wakambaye neza, ubwo ntacyo bimaze, wagombye ko wagize ute? Wabiretse. Bagombye ko baje bambaye ibigunira, biteye n'ivu mu mutwe nk'ikimenyetso cy'umubabaro. Niba umubiri uzapfa uzabora, Yesu umubiri uzapfa uzabora, ariko uyu mubiri mu gihe tukiri mu mubiri twaremewe guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Twaremewe gukorera Imana mu gihe tukiriho cyose, kuko impanda nivuge bati umunsi wawe wageze ngwino utahe, imirimo wakoze izagira ute? Bibiri ivuga ko imirimo izagira ute? None tuzahekezwa n'imirimo yo kwirwa mu mabuye, none Yesu yagiye ku musaraba ziriki. Icyakoze nimba yacu, imibabaro byacu nibyo Yesu yagize ute? Yikoreye. So nuvuga ngo iyi myumvire y'ubuyobe niyo nimubona abantu birirwa mu migezi, birirwa hirya no hino mu misozi na hehe hose, abo bose dore imyumvire naho bayikuye. Nahiva. Ni gnosticism, ni imyumvire yo kumva ko iby'isi ubwo tubireke dushaka iby'iki? Iby'ijuru. Ariko biriya twereka ngo buri kintu cyarimwe mu isi gifite igihe hari igihe cyo gusenga n'igihe cyo gukora, hari igihe cyo kubaho n'igihe cyo kugira ute? Cyo gupfa. Igihe wari uriho wakoze iki? Kuko numara no gupfa ibyo wakoze byo bizagira ute? Bizaguherekeza. Tuzakomeza kugaruka kwa iriya myumvire, kuko Paulo niyo yatumye yandika ahantu twasomye ngo kugira ngo mumenye Imana neza. Bari bayizi nabi, bazi ko Yesu yaje kugira ngo arokore ubugingo bwabo gusa, iby'umubiri atagize ute? Atabyitayeho, bityo bakigisha yuko niba umuntu yarwaye, aba ngo ujye gusura umurwayi wajya kubwiriza iki? Ubutumwa. Niba umuntu yapfushije, aba ngo umufashe, amafaranga ari kumufashisha, yajyane uyagende ujye mu bivuga butumwa. Kuko ibyo ni iby'isi, n'ubundi wagiye gupfa, n'ubundi umubiri ugiye gupfa, wimwitaho itakubyiki kuby'umwuka. Iyo myizere n'iyo myumvire hari na nisa muri back mu mitwe y'abantu, cyane mu myizere abantu bamwe hari udusigisigi turimo. Ariko ndasenga Imana kandi nzi neza ko mu basaruzi hano bazi ko twebwe tugendera ku ijambo ry'Imana, ko inkingi ya mbere avuga ngo tubwire ijambo ry'Imana tutagira ute? Tutarigoreka. Reka turebe ni ibiki biranga umukristo uri muri Yesu neza. Twabonye ko umukristo uri muri Yesu neza, uwo muntu uzasanga azi neza ko kwizera ibyo ubugingo, urukundo nta handi wabibonera, ni muri nde? Ni muri Yesu usumba bose na byose. Naje kureba mu magambo twasomye, tugiye kuvuga kurondora ibintu, kuko uyu munsi nagira ngo mbahereze impamvu nyamukuru Paulo yandikiye aba bantu kwari kurwanya iriya myizerere igaragaza ko umubiri ntacyo ugize ute? Ntacyo umaze, ko gifite umumaro ari iki? Ari umwuka. Bica abantu bakibabaza. Mu magambo tuzasoma kuri iyo cyane mu gice cya kabiri haragera none tuzabona ko harimo n'abantu bigira abahanuzi bajya mu mwuka ngo bigira ababonekerwa cyane. Nibo bayobyaga abantu mu iyo myumvire, aho kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Reka rero turebe ibintu nka 7 biranga umukristo uri muri Yesu neza. Uri muri Yesu neza arangwa n'iki? Hari ibintu bimuranga. Icya mbere, uyu mukristo arangwa n'iki? Ese ko ari muri Yesu neza arangwa n'iki uyu muntu uri muri Yesu? Kwizera kurangwa n'iki? N'imirimo. Arangwa no kwizera kurangwa n'imirimo. Itorero ryo mu buryo muri Korosi ni itorero ryari ryaratangijwe n'umugabo witwa Epafra. Avuga ubutumwa, itorero ryatangira, ajya gusura Paulo ari muri gereza, arangije aramusobanura, amubwira ko itorero ryatangiye, amubwira imirimo bari gukora, ariko amubwira n'ibibazo bari kugira ute? Bari guhura nabyo. Paulo yandika ashima, ariko nanone abahugura, none abereka none umukristo nyawe. Itandukano ryo mukristo ufite imyumvire y'igice n'umukristo ufite imyumvire yuzuye ibonerwa muri nde? Muri Yesu. Nuko iyo turebye tubona ko icyambere umukristo uri muri Yesu neza arangwa no kwizera kurangwa n'imirimo. Ntabwo arangwa no kwizera gusa, kuko bari kurwanya cya kintu kivuga ngo ntugasura abarwayi, ntugakore. Kwizera kujyana n'iki? N'imirimo. Birajyana. Paulo aravuga ngo kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu mwizeye Yesu Kristo. Twumvise ibyo kwizera kwanyu mwizeye nde? Yesu Kristo. Ukuri ukomeje ukaza, batumye Epafra ajya kubasobanurira kwa Epafra gende. Paulo yabisobanurira neza, baga imbokoboko. Hari ibyo bari bohereje byo gutuma Epafra ajya gusura nde? Paulo. Bivuga ngo aba bantu baba bafite kwizera ariko gufite n'iki?
n'imirimo. Ariko Paulo arashaka ngo imirimo yabo ibe yere kuba imirimo iri kwita kuri Paulo gusa nk'umukozi w'iki w'Imana, kuko bo bumvaga ko kwita ku mukozi w'Imana ariko gukorera iki. Paulo ati ibyo ni byiza. Niyo mpamvu atavuze ngo ntabwo nshaka ko gusenya kwizera kwa nyako mumenye Imana neza. Nuva barayizi ariko ntabwo bayizi neza. Haracyarimo ubuyobe mu kwizera kwabo, haracyarimo ibitari byo. Paulo narangije avuze kwizera kurangwa n'imirimo. Uyu munsi kuri twebwe uku kwizera kurangwa n'imirimo, Paulo Yakobo yakuvuze neza yuko kwizera kutagira imirimo kwa kugize ute gupfuye. Iyi mirimo ni imirimo yose, kuko imirimo yose tugomba kuyikora nk'abakorera Kristo. Haleluya. Tuzabona Paulo ari gusoza muri urwandiko, asoza avuga ku bakozi bo mu rugo, avuga ku mbata, avuga ku bagore n'abagabo, inzego zose abakoresha, agasoza agaragaza ko twese tugomba gukora nka dukore umukoresha mukuru wende Yesu Kristo. Haleluya. Icyambere kiranga umukristo uri muri Yesu neza ni ukwizera kurangwa n'imirimo. Baza mugenzi wawe ngo imirimo ukora ni iyihe? Bimubaza imirimo ukora ni iyihe? Imirimo ukora ni iyihe? Bimubaze ese imirimo ukora myiza ni iyihe? Kwizera kwacu ni kutagira imirimo kuzaba kubaye uburyarya. Icyambere icyo gifate neza, umukristo muri Yesu neza agomba kurangwa n'imirimo myiza. Mukaza wirirwa gukora, kora nk'uri gukora Yesu. Wikora kujisho, muri korari, mu muryango fatizo, mu itsinda ubamo, aho hantu hose reka imirimo yawe igaragare. Haleluya. Kuko iyi mirimo turi gukora tukiriho nizagira ute? Nizaduherekeza. Niduhagara imbere Imana uzango nari nambaye ubusa muranyambika, nari mu nzu y'imbohe mugize ute? Muransura, nari ndwaye muza kugira ute? Kunsura, nari umushyitsi mugira ute? Muranshumbikira. Iyo ni imirimo myiza. Maraki wakabati mubingeragereshe. Reka mbibiri banga ku bantu bajya barwanya gutanga icyacumi. Uzi umuntu urwanga gutanga icyacumi kinabavuze, abavuze ko ahisemo kuyoboka Satani. Kuko icyacumi, gutanga icyacumi bivuze ko wemeye ko Imana ibyo utunze nawe ubwawe ariyo yagize ute? Yabiguhaye. Niyo mpamvu hano tugwira imvuga ngo ntago duha Imana kwa ngo iduhe, ahubwo duha Imana kuko yagize ute? Yaduhaye. Nuvuga ngo ntago duha Imana ngo iduhe umugisha, ahubwo ko dufite umugisha tuyitura iki? Imana. Kuko ntago twaha Imana, kuko umugisha ukurikira abanyamugisha. Haleluya. Iyo uri umunyamugisha uva mu bwiza ujya mu ki? Mu bundi. Niyo mpamvu imirimo myiza dukora, uko gutura, uko gutanga ibyacumi n'amaturo, kubaka insengero, kuvuga ubutumwa baririmbyi, gusura abarwayi, kwita ku ngo zacu, tukarera abana bacu nk'abakorera Kristo, abagabo n'abagabo bagakundana bakubaka ingo nziza. Iyo ni imirimo myiza yo kwizera igomba kuturanga. Icya kabiri kiranga umukristo uri muri Yesu neza, usibye kwizera gusa, arangwa n'urukundo rurangwa no gutanga. Arangwa n'urukundo rurangwa no kugira ute? Ntabwo ari kubwira abantu ngo mugenzi rero ndagukunda, none rero kuko ngukunda reka ngusengera Imana iguhe umugisha. Ngaho reka dusenge Imana rwose, kino kibazo kirakomeye, urabona rwose uje no mu minsi mibi, ariko twafata yitatu umva tukayatera rwose, tugatera rero z'amarambararo, izimizamuko, izaki, Imana ikagira icyo ukora mwene data. Kandi umva ndayizi, yari itamuruye, narayibonye, yangiriye neza. None mwene data nta handi nikizabonwa, ni muhundwe, ni kwiriba rya Yakobo, nta handi umva nibanguka ngutabare, ni mu rusesamanza cyakoze ndagutwerera y'imizi ngahe itatu. Narababwiye ngo icyo akeneye ntabwo ari icyo. Icyo akeneye ni ukugafata kuri kawunga, ni ukufata ku muceri, ni ukufata ku bishyimbo, ukabwira ati mwene data iri joro nawe ugenda urya iki kiro. Noneho aribwo rero ndagerageza mbariza ahandi, numve ko hari umuntu ufite ikiraka, numve ko hari umuntu ufite akazi, ubone nawe icyo ugira ute? Icyo ukora. Icyo nicyo Bibiliya kwigisha. Ubwo nirwo urukundo rugira ute? Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Bwira mugenza ngo urukundo rutarimo gutanga ni urumamo. Bimubwire rwose urukundo rutarimo gutanga ni urumamo. Iri torero ryarimo abantu bayobeje abantu, bababuza gutanga, bababuza gukora, bakagira urukundo. Mwene da, Yesu ashimwe mwene da, uraho rita paka, indi bakazivuga yamara kugenda abarozi gusa. Morozi. Kwa no morozi gusa. Butare nahabaye imyaka 10, hari itorero twari duturanye mu myaka 10 abantu bapfuye bose egare yuko barozwe, kandi bakaba barozwe n'ugize ute? Nuri mu rusengero.
kibaza ariko nta n'uwapfuye. Umugabo we arabivuga, yari umuririmbyi mwiza, ona anabivuga ko byarabaye, yarabivuze. No mudamu witwa Leonsia yaririmbaga muri ADPR, wenda bamwe baramuzi, muri korali ngira na madamu yaririmbyemo kera yo muri ADPR Cyarwa. Umugabo ati ngiye yapfuye ndi kureba, yapfuye mpari. Abaganga nawe nanjye ndi umuganga ntacyo batakoze. Yari ari kubyara, bakoze operation zose, ahagira ute ngo hoya baba bayizinze, tuba twabibonye mu mwuka. Rimwe na rimwe wakumva ngo runaka yahagurutse yagiye muri ndi torero ati ripa, umva Imana ivuze, na amezi abiri ndabona imva imanuka, imviraje ndabona imva kandi kirakora ino mva nukugaruka hano. Hari mwene data wicaye hari yarabaje atari ko runaka heruka gupfa kandi nawe yarasengeraga, mwamaje mukamungarurira wenda nkumva ibyo muri kumbwira ko numva urupfu rubera handi mu yandi madini, hano ho rutahaba, ko runaka yapfuye mwamungaruriye basi. Ikinyoma iyo abantu bageze mu mihango y'idini, mu myizere y'idini, birangira ari amagambo gusa, nta mirimo. Abantu bakagukunda bakibuka ko uri umumaro, ariko bumvishije ko wakuyemo iki akawe karinge, bakabona kwibuka ko uri umuntu, ko nawe ufite iki agaciro. Urwo sigo rukundo muri harvest twebwe dushaka. Twebwe tubereye Imana iki icyubahiro. Mwene data azamenya ko ari mwene data kuko mukunda, kandi nkamenya ngo turi umuryango ufatiza umwe. Niba yasibye kuki yasibye, kuki ataje gusenga, niyo mpamvu iri barura turi gukora bababwiye buri muryango ufatiza ugomba kugira abantu bawuranga. Hari abantu mu minsi iri imbere bazaba ari inshuti z'itorero atari abanyetorero. Murabyumvisha icyo kintu? Turagira ngo tumenye abakristo bacu nabari muri gahunda z'itorero. Nta mukristo usenga ku cyumweru gusa tugira muri harvest, uwo ntabaho hano muri harvest. Umukristo ku cyumweru gusa, uwo ni inshuti y'iki y'itorero, nkuko n'umukitsi yagize ute yadusuye. Ituro ryawe rwose tuzaryakira, tunagusabira iki umugisha, n'imirimo yawe tuzayemera tugusabira umugisha, ariko uri inshuti y'iki umunyetorero. W'ikimuranga nuko usibye no guterana ku cyumweru gusa, asabana n'abandi. Ni Harvest Bible Fellowship, harimo n'ubusabane. Gusabana rero ntabwo ari bya bindi abantu bajyana bakabyina mu kabari. Twebwe ni ugusangira ubuzima. So dusangira ubuzima muri ya miryango fatizo, dusangira ubuzima mu banyamurava, dusangira ubuzima mu banyamuhati. Ahubwo umushumba abanyamuhati dutangiye ryari? Kuko abadamu bamaze kudusiga. Baba tumenye n'abantu abanyamuhati n'abagabo mwari mubazi. Natwe turaje ko mu iminsi dukora abadamu ku bahagaze, ivumbirira gutumuka badusize. Badusize n'ukuri, badusize abadamu. Urubyiruko reka darugeze kure. Abagabo rero mwabantu mwe nubwo ariko mwibuka ko abagabo nitwe impamvu biri kubana uko ari twebwe, sibyo se? Nanone mu mutiyemera cyane. Ahubwo buriya biragaragara ko abagabo ari abatware beza, batajye kwa n'abatware. Mukomera abagabo amashyi rwose, ahubwo n'abantu b'abagabo. None si bano bagabo batabashije mwe abagore mwe mwagenda. Kasha abagabo n'abantu b'abagabo koko. Haleluya. Ariko natwe turaje mu minsi mikitsinda ryacu. Abanyamuhati muratubona natwe. Rero impamvu ibyo ndi kubivuga nuko uru rukundo ntago ari rwo mu magambo, ni mu bikorwa. Niyo mpamvu dushaka ngo mu miryango fatizo, ku kazi aho ukorera, aho utuye muri karitsiye, bajye batuburana mu harvest. Kuko buri hano dutuye hari umuco umaze kubaho kandi ni wacu. Iyo babonye agatsinda k'abantu kari kugenda barani harvest tu nta bandi bariya n'abasaruzi, ndabeshya si ibyo rero. Nawe dushaka ngo bibyabaki bigomba kuba ibyacu twese, kuko Imana yakunze byatumye igira ute itanga. Kandi umva ntukinubire gutanga wa muntu we, ntuzigere n'umunsi n'umwe winubira kugira ute. Nuza ntabishime, nunatanga umuntu ntabishime, wowe uzakomeza utange, kuko urukundo rugira ute ruratanga. Haleluya. Icya kabiri kiranga umukristo ni urukundo rutanga. Uze gusoma umanuke uhereye ku murongo wa 7 wa 8, amagambo twasomye uraza kumva ko Paulo ari kuvuga neza ko urukundo rugomba kurangwa no kugira ute no gutanga. Nkuko mwigishijwe na Epafra, umugaragu mugenzi wacu dukunda, wababereye umukozi ukiranuka wa Kristo wo kubagabura ibye
kandi watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'umwuka. Epafra ntabwo yagiye ngo abwire Paulo ngo n'Abakristo yawe bagira n'urukundo. N'ikimenyimenyi impamvu ndi hano bashyigikiye urugendo rwanjye. Abashumba bacu bakora ingendo baragenda. Ese turabashyigikiye mu murimo? Turabashyigikiye muri iryo vuga butumwa? Turenga nabo gusa ntidushyigikiye abashumba gusa, ahubwo bagenzi bacu abaturanyi n'abandi batizera tugomba kubagira neza. Haleluya. Urukundo rwabo rwaravugaga, rwaragaragaraga. Ntabwo ari abantu barangwaga n'amagambo gusa. Paulo atakomeza ati nicyo gituma tunabasabira tubasengera kuko twumvisha urukundo rwanyu. Icya gatatu kiranga umukristo uri muri Yesu neza, ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, hope. Ku murongo wa 5 hariya Paulo yavuze ibintu bitatu byatwabonye. Yavuze kwizera, avuga no kubyiringiro. Ku murongo wa 5 ngo kubw'ibyiringiro by'ibyo mwakiriye, by'ibyo mwabikiwe mu ijuru, ibyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri ku butumwa bwiza. Hari ibyiringiro by'ibyo mwabikiwe hehe? Mu ijuru. Nuko ubuzima turimo ntago burangirira aha, no mu ijuru tuzakomeza kubaho. Haleluya. Ntago ubuzima burangirira aha. Niyo mpamvu tugomba kuba mu isi, twera imbuto, tugira imirimo, tugira urukundo, kuko iyo mirimo izaduherekeza nitugera mu ijuru duhabwe ibyasezeranyijwe. Haleluya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga neza ngo Yesu hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Ati ye baruhuka imiruho n'iki n'imihati, kuko imirimo yabo igize ute ibaherekeje. Ese ibyiringiro ufite weho ni ibyo kuzaba he? Ni mu ijuru. Mu ijuru hazajyayo abantu bagize kwizera kurangwa n'imirimo. Mu ijuru hazajyayo abantu bagize urukundo rurangwa no kugira ute no gutanga. Abo bantu nibo bonyine bashaka kugira ibyiringiro. Haleluya. Kuko tugira ibyiringiro kubera ko niba twakiriye Kristo ari muri twe, bigaragara mu mirimo tugira ute dukora. Ya mirimo dukora nigaragaza ko dufite urukundo. Rwa rukundo, kuko Imana ari urukundo, rukadutera ibyiringiro twati niyo napfa ijuru nzaritaha. Haleluya. Ntago tugira ubwoba. Mu minsi mishaba ibiza, hari byahitanye, hari ibyo byasenye, ariko dufite ibyiringiro. Haleluya. Kuko ibintu byagenda, ariko Kristo we yahozeho, ariko kandi azagira ute azahoraho. Tumufite araduhagije. Haleluya. Ibyo nibyo byiringiro by'abizera. Ntago ari ibyiringiro bifite bya bintu ngo biraza amasinda, ni ibyiringiro by'ubuzima buzakurikiraho na nyuma y'ubuzima turimo mu isi. Haleluya. Bwira mugenzi ngo ntago birangirira hano. Ntago birangirira hano, birakomeza. Dufite ibyiringiro by'ibyo tuzabona mu ijuru. Umukristo uri muri Yesu neza ntago abaho ari mbara ubukeye. Oya, ntago abara ubukeye aravuga ati bwacya budacya ndiho nzabaho kuko Yesu Kristo ariho. Haleluya. Uwo niwe mukristo ufite ibyo byiringiro. Haleluya. Ntago wagira ibyo byiringiro udafite kwizera gufite imirimo. Ntago wagira ibyo byiringiro udafite urukundo rutanga. Niyo mpamvu bakristo kugira ngo ube ushikamye uhamye, ibyo bintu bigomba kukuranga. Icyambere kwizera kurangwa n'imirimo, urukundo rurangwa no gutanga, ibyiringiro by'ubugingo bugize ute buhoraho, kuko ntago birangirira aha, birakomeza. Haleluya. Icyakane kugira ubwenge no kumenya ibyo Imana igize ute ishaka. Kugira ubwenge no kumenya ibyo Imana ishaka. Umurongo wa 9 nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twumviye, twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose, no kumenya neza ibyo Imana igize ute ishaka. Ntabwo kwizera ari ubupfu, ntabwo kwizera ari ubugoryi. Hari ibintu biri kubuka ukabireba. Ejo bundi nandi kwereka pasa batumanyeho, umuntu ari kwivuruga utari kwigaragara, kuvuga ibintu ntasubiramo hano, ko ari ibintu tuvuga mukajya no kubireba namwe, kandi ari ibintu bitagomye no kuba biri mu nzu y'Imana. Mu uyu munsi biragoye gutandukanya nuza komedi abantu bari gukina n'ibiri kubera hehe mu rusengero. Umuntu we ariko kujya kuri Twitter ati umuntu ushaka kumenya slang bwo mu Kinyarwanda, ati imvugo nyandagazi zigezweho ajya mu matorero. Urumva icyasha kubera iki? Ibintu byirirwa hano hanze mu byumba, ku mbuga nkoranyambaga, mu matorero, nimva mani ibi nta kintu n'iki namba gihari cyo kubwira abantu Kristo, cyo kubwira abantu ijambo ry'Imana. Reka mbabwire, kwizera twongera kugira ute kumenya, kandi kumenya neza ibyo Imana igize ute. Ntabwo Imana ishaka ko twirirwa tujya gukina komedi, ariko iyi Imana ishaka ko umugore yitesha agaciro.
umuntu mama wambaye ari kwigaragura hasi, nabonye ari kwigaragura mu cyondo. Ndabona harya buriya kwigaragura mu cyondo imbere y'abantu nibyo biratuma koko Imana ihabwa iki? Icyubahiro. None si Yesu yavuze iki ku musaraba? Abantu bageza kubwira abantu ngo bajye basenga y'ubukunguzi. Ijambo gukungura ryo ubwabyo ni ribi. None kubwira abantu ngo nibasenga y'iki? Ngo y'ubukunguzi. Kandi ukabona urusengero abantu bafashijwe barazamutse ngo bisobanure neza, ngo bivuge neza. Ayi Imana yanjye. Ay'ubukunguzi. Ubu koko turi abantu bo kugenda gusenga amasengesho y'ubukunguzi. No si inkunguzi zicyari cyo. Mwirirwa mutuka abantu nguri inkunguzi, nguri iki? None tujye gusenga y'inkunguzi. None tujye dusenga y'abizera. Haleluya. Dusenga y'abizera, dusenga amasengesho y'abizera, kuko Yesu nta numva reka nkubwire ibintu bitari kinyoma. Ntabwo uzibabaza, nta minsi uzasenga ngo Yesu akora icyo yari gukora mbere y'umunsi yateganyije kugira ute kugikora. Ntibibaho. Mpora mbabwira ngo byabaye ku muntu umwe gusa, muzagere mwiga amateka ye. Hezekiya yasabye kongererwa igihe, imyaka 15 yongerewe, nta kiza yigeze ayikoramo. Nta kiza na kimwe Hezekiya yakoze mu myaka 15 yongerewe. Yaragiye afata ibintu byo mu nzu y'Imana bimurikira abanyebabuloni, afata ibyo niwe muntu mu iyo myaka 10 wagira ngo ubwenge mu myaka mbere y'imyaka 15 yakoze ibintu byiza. Agira ishyaka akora ibintu byiza, agarura abantu ku Mana. Akimara kumenya iminsi azamara, imyaka azamara, yahise atuza bati okay, icyambere Imana yambwiye ko kugiye cyanya azaba amahoro, nta ndambara zagira ute izaba. Ni imyaka 15 ngiye kubaho. Ahita yikora ibyo agize ute yishakiye. Bagera baramubwira ati rero umuhanuzi aragaruka aramubwira ati waberetse iki? Naberetse hose. Nta mwami w'injiji wabayeho muri icyo gihe nka Hezekiya. Kirazira gufata umuntu wo hanze ukajya kumwereka ububiko bw'intwaro. Ntago bibaho. Ni nko kugenda umuntu ukajya kumwereka hose, ukamujyana no mu cyumba cyawe no mu mbere ngo wamweretse hose. Uri gufata igisambo, uzi umuntu ni igisambo, waraza ukamwereka ngo dore ifunguzo tuzibika ha, ngo none ngo dugiye ngo agafunguzo tugahisha ha. Ibyo wabikora? Ibyo nibyo Hezekiya yakoze. Umuhanuzi atazaramubwira ati umva noneho waberetse byose, ni wawe byose. Kandi bwami ni intwaro zabikagwa, niho imyandiko zibanga zagira ute zabika. Ati okay, none umva icyo Imana ivuze. Igihe kizagera bazaza babinyage byose babitware, abana bawe bazabanogoramo iki amaso, babajyane Babuloni ari iki. Uzi ikibazo yarabashabaza, none se kugiye biza kugiye cyanya toya kugiye cyanye nzakomeza ya myaka 15 n'amaro. Okay, bizabuka Imana igira ute ibishaka. Bamubwira ngo agiye gupfa yerekeye iki ivure. Bamubwira ko inzu y'Imana ibikoresho bizasahurwa igaba umusaka, abana be yabyaye bakabonogoramo iki. Yarati Imana ishimwe kubera ko kugiye cyanye hazaba iki amahoro. Dore abo nibo abantu ngo bashaka kubabo, abo ngo nibo abantu bashaka kwigana. Igihe Imana yangeneye nikigera nta munsi urenzeho nzataha. Nta mpamvu yo gutera imigeri. Dawidi ngo amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye arasinzira mu gihe cye. Igihe tukiriho dusabwa gukora, tugakorera Imana, tukarangwa n'ubwenge, tukarangwa no gukiranuka no gukora ibyo Imana igira ute ishaka. Nayo ibyishaka rero nibire bikavata umurimo wawe urarangiye uzataha. Mw'Abakristo mu Imana twirirwa dufata bamwe twayigira nta harakamana dukoresha, ntago tuyikoresha. Yohana umubatiza yari mubyara wa Yesu, yabatije Yesu, arangije bamushyira mu nzu y'imbohe, atuma ku bantu ati yewe mugenda mu mumbarizi niwe cyangwa dutegereze iki. Yohana nawe yari amaze kugira dutwe bati ni gute umuntu ni umuvandimwe, usibye no mu by'Imana dufitanye iki isano. Ni gute naba muri gereza, ni gute nababazwa gutyo, ashoboye byose. Ngo Yesu baraza ngo akiza abantu, akora ibitangaza, abwira ngo mugende mubwire Yohana ibyo mubonye, mubabwire ngo impumyi zirahumuka, abagenda imbohe zirabohorwa. Ati mugende mubwire Yohana. Umva igisubizo haye Yohana. Baragenda babwira Yohana. Yohana ntabwo yongeye gutuma. Inkuru ikurikira nuko Yohana bamukase iki igihanga. Muzasome Yesu bambwiye ngo Yohana bamukase igihanga, arabye ati muze twigende, no gushyingura ntiyagiyeyo. Aragenda. Mujye musoma Bibiliya. Ntabwo Yesu yagiye gushyingura Yohana ngo abigishwa bande ba Yohana barazafata umurambo bajya kugira ute. Yesu avamo mu mudugudu arigendera. Ntabwo Imana dukora ari Imana igengwa n'amarangamutima yacu, ikora ibyo ishaka igihe ishakiye ku bantu ishatse.
ntago tuyitegeka, iradutegeka. Ntago tuyiyobora, iratuyobora. Ni Imana nyamana. Ibi bintu byo guhimba utumana abantu bakaduhimba bagahimba utumana ntago ari byo. Mureke tuyoboke Imana. Mureke tuyoboke iki? Imana. Dukora ibyigize ute? Ishaka apana ubushake bwacu. Turema ngo ubushake bwawe bugize ute? Bunganze. Ibyo nibyo twe dushaka hano. Apana twebwe gushaka byacu ngo tubiganze Imana. Ubushake bw'Imana butuganze kuko ari Yesu byose. Umukristo nyawe uri muri Yesu neza agomba kurangwa no kugira ubwenge no kumenya ibyo Imana igize ute? Ishaka. Mureka bari byo bituyobora. Icya gatanu kirangwa umukristo uri muri Yesu neza, kugenda uko bikwiye, kwera imbuto n'imirimo arizo mirimo myiza, no kugumya no gukanguka no kunguka kumenya Imana birushijeho. Iki kirafatanya ibyo tumaze kuvuga byose kikabibumbira hamwe. Kugenda uko Imana igize ute? Uko bikwiye. Kwera imbuto ni ya mirimo myiza. Kunguka kumenya Imana bigize ute? Birushijeho. Paulo kucyari kwesista ibi nukwera ka iri torero ryari ririmo abantu bafite imyumvire y'igice. Arashaka ko imyumvire yabo, kwizera kwabo kuzamuka kukagera ku mwuzuro wa Kristo. Haleluya. Ntago twagenda uko bikwiye tutayobowe na Yesu. Ntago bishoboka. Ntago twakora imirimo myiza yo gukiranuka Kristo tutamusobanukiwe neza. Haleluya. Niyo mpamvu tugomba kumenya Imana mu buryo bwuzuye. Twamara kumenya mu buryo bwuzuye ikadushoboza. Ku ijambo ry'Imana kuvuga ngo shobozwa byose na Kristo iki? Imbaraga. Haleluya. Iyo Yesu ari muri nge niho ushobora kugenda nkuko abizera. Niko ushobora gukora ya mirimo yo kugira ute? Yo gukiranuka. Niko ushobora kwera za mbuto kugira ngo abantu nibatubona bahere ko bahimbaze Data wo mu ijuru nubwo ntacyo twaba tugize ute? Tuvuze. Haleluya. Icya gatandatu kiranga umukristo uri muri Yesu neza. Ese umukristo muri Yesu neza arangwa n'iki? Gukomera, kwiyumanganya no kugira ute? Kwihanganana iki? Ibyishimo. Aha muhumve neza ngo abakristo hari ubutumwa mubwiriza abantu bukababeshya yuko bo batazageragezwa nta bibazo bazahura nabyo ko yuri muri Yesu ubushinganye. Yes, turashinganye ariko ntabwo dushinganye ku buryo tutageragezwa. Ibigaragazo bini rusange muki? Ibiza byabaye hano n'ubushize narabivuze ntabwo byarobanuye. Ari abakijijwe n'abadakijijwe byose byagize ute? Byabagezeho. Ariko abazi Imana yabo barahagaze ngo bishimana na iki? Bihangana na iki? Ibyishimo. Nuvuga ngo nukwihangana kuko urawugarijwe ariko nanone ukihangana na ibyishimo kuko uzi ko Imana itabara. Haleluya. Kuko uzi ko Imana iteturura, kuko uzi Imana ibyo atari ryo herezo ryawe. Haleluya. Usibye aha ku isi nkunda ijambo ry'Imana Petero ubwo yabazaga ngo ko twasize ibyacu tukagukurikira bizagenda gute? Yesu yambwiye ngo abasize ibyabo byose bakangurika bwo guhindura bishya ngo bakiri mu isi bazakubirwa inshuro zirenga 100. Ngo kandi noneho abwira noneho bambara 12 babigisho bari kumwe ati bazicarana nawe bacira imanza imiryango 10 y'iki. Ingorano zacu ntabwo tuzazibona. Babandi babwiriza ngo ahiya ngo mubireke ngo twebwe ingorano zacu ziri mu ijuru. Ngo ingorano ntago ngiye ingorano zanjye ziri mu ijuru gusa. Ingorano zanjye zihera mu isi. Zihera ha? Ingorano zanjye zihera hehe? Mu isi. Zihera mu isi no mu ijuru nkazahabwa ubugingo bugize ute? Buhoraho. Niyo mpamvu ngomba kwihangana, nkihangana n'ibyishimo. Nkava ngo nubwo hari uburwayi, nubwo hari ibigeragezo, ariko Imana irakiza, ariko Imana iratabara, ariko Imana igira neza. Niyo mpamvu ngomba kwihangana na iki? Ibyishimo. Ntabwo ari kuvuga ngo tugende ngo twicare tuvuge ngo yongo birarangiye turashize we turapfuye. Abakristo turakomera. Haleluya. Ntabwo ari gukomera gusa twikomeje, dukomerera mu mwami. Dukomera muri Kristo umwami w'abami. Yamara kudukomeza akaduha kwihanganana ibyishimo. Ariko ibaze ngo umuntu yihanganira ibyishimo ibyo byose byagiye byatembye. Umuntu yihanganira ibyishimo yapfushije. Umuntu yihanganira ibyishimo ari mu makuba. Uwo muntu nukuba yarahindutse undi muntu. Nuko ya Kristo yarageze muri we. Kuko we yababajwe abasha no kumva umubabaro wacu. Haleluya. Niyo mpamvu mwaba Kristo mwe kwizera kurangwa n'imirimo, urukundo rurangwa no kugira ute? No kugira ute? Gutanga. Ibyo bintu biri basic, ni ibintu ibyiringiro byuko ibyo byose turi gukora bitazanangira hano bizakomeza no mu ijuru tukagenda ubuzima bwacu bukabaho. Ibyo byose iyo bikusanyije niyo wahura n'ibibazo ubwira ikibazo atumva wa kibazo we Yesu arakurenze. Haleluya. Urasenga umuntu araza akakubwira biracitse urapfuye ndabona urupfu kamya ati urupfu nushake ruze kuko rugiye kwinjiza mu ijuru. Haleluya.
wihangananye iki ibyishimo. Soma ku murongo wa 10 wumve Paulo uko ari kubwira iri torero. Mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose. Muri ki? Muri byose. Mu bikome, mu byoreje, mu byiza no mu bibi, tumunezeze. Mumunezeze mwire imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya iki? Imana. Haleluya. Abo nibo bana b'Imana. Abo nibo bagendana na Kristo. Abo nibo basobanukiwe Kristo uwo ari we. Icyanyuma ngira ngo tuvugeho kigomba kuturanga: gushima Imana data wa twese. Haleluya. Gushima Imana data wa twese. Paulo inzandiko ze nyinshi cyane nimuzisoma asoza avuga ngo Imana data igira ute? Ishimwe, ihimbazwe. Ahenshi ahantu hose asoza agaruka ku gushima iki? Imana. Natwe itorero, abizera, abakristo turasabwa gushima Imana. Turasabwa gushima data. Mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima, akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Haleluya. Imana data igize ute? Ishimwe. Mushima. Abakristo, abizera, umuntu muri Yesu neza nagwa arangwa n'amaganya, ahubwo arangwa no kugira ute? No gushima. Uko gushima nako ntabwo ari kwa gushima umugabo yadusobanura neza hano mu cyumba cy'amasengesho cya sepejeri. Umuntu ahaguruka, ndashima Imana yankoreye ibintu, yo mama runa ngwino, papa runa ngwino, nawe wari uhari, umva nawe ngwino umfashe. Iminota 30 yarangira gushima, ufite igikapu waguze cy'ibihumbi 50, ubuza warangiza ukagenda ndiri igiceri cy'ijana, uratuye ngushimye iki? Imana. Uko niko gushima Imana. Kuko wibuke ko uyu munsi turuvuga ko kwizera kutagira iki? Imirimo. Amashimwe agomba kuba ari amashimwe atari amagambo. Paulo nicyo kintu ari kwigisha, ari gukora balance, ari gushaka ku munzani. Nimujya mu mwuka ngo umubiri muwuti, nimujya mu mubiri ngo umwuka mugira ute. Byose bifatanize hamwe kugira ngo bituzanire iki? Ibyiza. Mu gihe dushima Imana, umuririmbyi yararimbye ngo ntange n'icyo ngize ute? Icyo nyishimisha. Aha hantu ho twafite ikibazo. Abantu bashima babahaye inka, abantu bajya kwitura babagire neza, ariko umuntu ajya gushima Imana akaza ngo nta turo mfite ngo uhaye umutima wanjye, ariko Mana yanjye. Ibaza Imana ibaye nka Yoweri, ibaye nkanjye, umutima nahita ngushikuza, ugahita ugwa imbere y'abantu aho. Uza abantu twavuga bageze twavuga ko kujyanye se koko uyishimye, twafata ibyaha bye iyi si mutikura. Niko abantu twavuga twebwe. Webora Imana igitugirira neza rimwe ikaturinda no guseba ngo ntacyo nabona naho Imana nyihaye umutima wanjye. Uwo mutima wihereza w'abagabo n'abasore Imana irawufite n'ubundi ni wayo. Tanga icyo uyigira ute? Ishimisha. Wishimisha. Urayishima yakugiriye gute? Yes, ishimwe ryawe nirigaragare, rifatika, apana amagambo. Ugende utaha uyu munsi uzi neza ko kwizera, kugira urukundo, kugira ibyiringiro, ibyo byose nahandi twabibonera, tubona muri Yesu usumba bose nabyo na byose. Umukristo mwiza uri muri Yesu neza, tubonye ibintu birindwi bimuranga, ariko ibindi byose nubyibagirwa ufate bitatu. Kuko ibindi byose twasobanuye hasi bikuye muri ibyo bitatu. Bikuye yuko ugomba kugira kwizera kurangwa n'iki? N'imirimo. Bikuye nuko urukundo urwawe rugomba gutanga, ukagira n'ibyiringiro ko ibyo byose turi gukora hano no mu ijuru tuzagira ute? Tuzajyayo duhabwa ingororano zishingiye ku byo twakoze tugize ute? Tukiriho. Ibyo rero bizatuma witwara neza. Ibyo bizatuma ushaka kunguka kumenya iki? Imana. Ibyo bizatuma wihangana. Ibyo bizatuma ushima Imana data. Imana ibaha umugisha, murakunzwe.